uje wangaha ntago aduhemba ari uko twazanye abayobozi twavugisha induru, twazanye abayobozi baje benda no kumujyana kumufunga nibwo abishyura. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi nk'uko mubibona turi ahibwe inka zisanga 5. Ni mu gihe umushumba waragiraga inka zigera mu 10 ari umwe. Hano hakoraga abashumba 5 yahuye inka muri rusange yarangije yataha inka 5. Ni mu gihe inka zigera muri izindi 5 yazigurishije kugira ngo yihembe. Amakuru twahawe na bamwe mu baturage cyangwa mu bakozi bakora uko mabuja wabo atabahemberaga ku gihe, ariyo mpamvu uwo mushumba yagurishije izo nka 5 kugira ngo ahembwe muri rusange. Ni mu gihe nyirabuja yaramugezemo amezi asanga 5 atamuhemba. Umushumba rero ahitamo kwihemba agurishije inka muri rusange. Umva ahangaha nyine nkuko mubibona hari inka nyinshi, murabibona hari ibiraro byinshi, hari inka zigera muri 15, hari abakozi nka 5 bazahirira bakazikama, ndetse nyine zatangaga umusaruro mwinshi. Mu gihe umukozi umwe witwa Claude yagiye arazimanura agiye kuziragira, aragenda zigeze hariya hepfo mu gishanga araragira, nuko ngahura n'abakobwa baraza barabaganira, ariko ikintu cyaje kutubabaza twese tukinamushakira, yafashe inka zigera mu 10 arazijyana, arangije izindi arazisiga. Tugomeje kumushakisha, ariko amakuru dufite nuko ngo mabuja yari yaranze kumuhemba agahita akuramo izo nka akihemba. Nyine dukomeje kumushakisha. None se musore, no kuvuga ngo hano hari inka zirenga 10 muri rusange, cyangwa hari inka zirenze 10? Zari zirenze 10, zageraga muri 15. Noneho mu gihe umujama uyu mukapa bamwita Claude mu gihe yahuye zino nka ntago yazigaruye cyangwa yazahuye aravuga ati ubwo mabujanze kumpemba reka nkuremo nkeya n'ihembe izindi zitaye. Ese ubundi hagiye zinga yatashye zingahe? Urabona hari inka ibiri mu kiraro ikuriye izindi yitwa Kibamba. Igo ndabyumva. Yayifashe ayishyira imbere, afata izindi nka zigera muri 4 arayikubita zirayikurikira. Izindi ngo nyine umugore umudamu wari urimo guhinga hari hakurya niko yatubwiye ati niko yabibonye, aragenda arayikubita irazamuka, nuko nyine ese ubundi buretse gatoya no kuvuga ngo hibwe zinga yahagarutse zinga. Ndashaka kumenya umubare yagurishije kugira ngo nakomeza no gushakishwa abafite inka ari gushinzwa, kugira ngo tubashe kuba twahamagara ubuyobozi rusange cyangwa duhamagara irondo ribafashe guhiga uno muntu. Biragusaba ngo utubwire muri detail kugira ngo tubafashe, kubera yuko ubu turi hano kugira ngo tubahe ubufasha. Mbega hatashye zingahe, hibwe zingahe? Hibwe inka 10, hataha inka 5. Ariko nyine mudukoreye mukadufasha, yitwa Jean Claude, bo niba sinzi ahantu yabaga, mabuja nyine agenda bafata akabazana, ntanatubwira imyirondoro yabo, ariko izina twari tumuzeho ni Claude. Izo nka nyine yazifasha arazijyana, niba yazijyanye kuzigurisha, niba yazijyanye ntawe ubizi. Duherereye mu karere ka Rwamagana, akagari na Kambandazi, umudugudu no wa Cyeru, ahabereye ibiteye ubwoba. Ni mu gihe umushumba yaragiraga inka yibye inka zigera kuri 5, ubwo bavuga yuko yahuye inka 15 akabanza agataha inka 5 za mbere, akongera agataha n'izindi 5 za kabiri, gusa 5 nizaje gutaha, dore yuko umushumba nawe yaje kuburirwa irengero. Kugeza izi saha uyu mushumba yafashwe, yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwe kuba yibye inka 5 zose zikaba zaburiwe irengero. Uyu mushumba yisobanura avuga yuko izi nka atigize aziba, ahubwo yari yajyanye na sheri we mu gutembera asiga inka mu kabande, nawe ntago yamenye irengero ryazo. Ni mu gihe uyu mugore wari ufite ino famu witwa Mukabarisa avuga yuko uyu mukozi yakoraga akazi ke neza, ndetse yari amaze imyaka 5 mwino famu amukorera, yuko bamwita Jean Claude, akaba yari afite imyaka 28 y'amavuko. Avuga yuko yamuzanye mwino famu afite imyaka 23, yari amazemo igihe kinini cyane, ariko ibintu bavuze ngo ntago ajya ahembera abakozi ku gihe. Ibi yabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko aba bakozi bahemberwa ku gihe kandi bagahembwa amafaranga yabo nta na rimwe bakaswe.
yararaswe. Ni mu gihe bamwe mu bashumba bamukorera bavuga yuko uyu mugore ari ukwigiza nkana ndetse nawe ibyo akora abizi. Ni mu gihe umushumba aza ukwezi kwa mbere akamuhemba neza, ukwezi kwa kabiri akamuhemba neza, ukwezi kwa gatatu agatangira kumuhemba nabi, ubwo ashobora no kugezamo ukundi kwa kabiri ataramuhemba ukwa mbere. Ni mu gihe abakora mwino famu twagerageje kuganira nabo bavuga yuko kugira ngo abamuhembe cyangwa kugira ngo abahembe barinda kwitabaza inzego z'ubuyobozi. Ni mu gihe uyu musore wibye zino nka abihakana yivuye inyuma avuga yuko izi nka zaburiwe irengero, gusa we yazisize mu kabandi yarazi ko zose zatashye, ahubwo yatunguwe no gufatwa ahita yambikwa amapingu bamwicaza muri pandagare bahita bamujyana kumufunga. Uyu Korode ukekwaho icyaha cyo kwiba inka 5 akazigurisha, icyaha nikimuhama araza gufungwa, icyaha nikitamuhama araza kurekurwa. Ni mu gihe nyiri no famu yavuze yuko uyu Korode ko byagenda kose ari we wagurishije zino nka cyangwa ari we waba wazigambaniye kugira ngo zigende. Nta kuntu umuntu yakwahura inka akahita ajya mu zindi nshingano ze asize inka mu kabande, bivuze ko yari abifitemo uruhare rukomeye cyane. Umwe mu bashumba bakora hano ukiri mutonya cyane ni umusore ufite imyaka 19 y'amavuko, avuga yuko uyu Korode yarasanzwe ari umukozi wa hano ariko yarazi ko mabuja atajya amuhemba. Avuga yuko yaramugezemo amezi 5 atamuhemba, yenda Korode yaba ariyo mpamvu yiyishyuye ndetse akagurisha inka 5. Muri kwibaza ati inka 5 zavamo amafaranga ya kwishyura uyu musore, mwese mugera amatsiko. Uyu musore yahembwaga angahe? Uyu musore yahembwaga ibihumbi 30 by'amafaranga y'amanyarwanda kubera ko bana batungaga ndetse bakabaha n'amata yo kunywa. Namwe mukahita mwibaza ngo impamvu yagurishije inka 5. Gusa ukuri guhari, uyu musore yahuye inka ajya muri gahunda ze, izindi nka ubwo zibwe nawe ntazi uburyo ki byagenze, ariko yashakishijwe ahita afatwa itatabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kunyereza inka zigera muri 5. Gusa iki cyaha nikitamuhama araza kurekurwa, nikimuhama araza gukatirwa imyaka itari hejuru y'5 itari no munsi y'5. Banyarwandakazi, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nitwa Kakidasamura, urw'inkorogoto bakororwa Konkoma, narimerereye mu karere ka Rwamagana mu mudugudu wa Cyeru, akagari n'akambandazi. Ndabakunda cyane, mbifurije umugisha, Imana ibaha amafaranga n'ibindi bitandukanye. I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.